cyane. Nshuti yanjye, icyo nashaka kubwira ngiki, igihe cyose Uwiteka ari kumwe nawe ntukwiye gutinya kunyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Ndagira ngo mbaho ubuhamya bw'umugabo witwa Eliya. Eliya wo muri Bibiliya muzi, yagize gutya arwana intambara ikomeye, aragenda yica abantu ba Bali, aragenda akora umurimo ukomeye. Igihe kiza kugera, Yezebeli afata umwanzuro, aravuga ati byanga byakunda uyu mugabo wakoze ibi bintu ndaza kumwica. Eliya atekereza ko ari bupfe. Eliya arahunga, abwira Imana ati Mana urandangaranye kandi ninjye njyenyine usigaranye. Imana irangije aramubwira iti reka nifitiye abagabo 7,000 batari abanyantege nke kandi batigeze bapfukamira Bali. Mu magambo make, Imana ari ifite abantu benshi cyane Eliya atazi. Eliya rero yagiraga ubwoba bwo gupfa. Niba hari abantu babayeho mu buzima bagatinya urupfu cyane, Eliya yari arimo, ariko Imana nayo yamweretse yuko ifite ububasha. Eliya ari mu bantu bagiye mu ijuru badapfuye, ntibigeze basogongera ku rupfu. Kandi murabyibuka igihe Yesu yari amaze kugera mu gashyamba ka Getsemani, ako gashyamba kasaga rwose n'itangiriro ry'igikombe cy'igicucu cy'urupfu, aho Yesu yari arimo kubona Getsemani, yari arimo kubona Karuvari imbere ye, abizi yuko gucungurwa ku isi kugomba guturuka mu maraso ye, abizi ko agomba gupfa, abadayimoni bamwongorera ibintu byinshi, ndetse Satani amwereka yuko n'abigishwa be bari bumujugunye, bari bumute, ndetse na Yesu akiyumvamo yuko yatandukanye n'ijuru. Aho hantu hari hagoye cyane. Kimwe mu bintu bikomeye nuko Imana yakoze ibintu bikomeye cyane, Kristo ahafatira umwanzuro. Mwibuke ko nanone kandi, niba mubyibuka, Yesu kugira ngo afate dosiye y'umwana w'umuntu inamunezeze cyane. Mubyibuke yuko Imana yohereje Eliya yohereje Mose na Eliya. Aba bantu Mose na Eliya babonekeye Kristo kubera iki? Babonekeye Kristo kuko bashushanyaga abantu baciye mu ntege nke zikomeye, ariko Yesu akabongera imbaraga. Abo rero bari baje kumwibutsa yuko ari we ntwari, ari we ufasha mu bihe nk'ibyo ngibyo. Reka mbabwire inshuti zanjye, niba hari ikintu gikomeye kibabaje cyagombaga guturitsa umutima wa Yesu, ni mu gashyamba ka Getsemani. Kandi niba hari ahantu Yesu yahagurutse amaze kwakira, avuze ngo iki gikombe kindenge bikanga, none akavuga ati Mwami ububasha bwawe ari bwo busozwa, aho hantu Kristo yakuye imbaraga. Mu gashyamba ka Getsemani haduye inyigisho yuko niba ushaka kwakira ibyo Imana yakugeneye, ukeneye gusenga cyane. Aha rero ndagira ngo mbabwire, byageze aho ngaho mu Kristo agira amahirwe, agenda akurikiye wa muntu. Mu magambo make, isezerano ry'ijambo ry'Imana niryo ryamumenyesheje ko atari we waciye aho wenyine, kuko yageze aho ngaho atangira no kumenya ibimenyetso